ubona bayigize ngira ndabizi, ubona bayigize mama yabo, ubona bayigize umuntu w'inshyanutsi. Ntago abakobwa azaba mubera rugo, ntago ari ugupfa gutoragura my dear, ntago ari ugupfa gutoragura. Niyo mpamvu nawe ugomba kwitaho ukabigiramo uruhare. Hello, mumeze gute bantu b'Imana? Nizere ko mumeze bien, nanjye ndakomeye ndashimira Imana. Uyu munsi rero twakomeje n'urugendo rwacu, tugiye kurebera hamwe. Murabizi ko nta kuzimba mu magambo. Nimba utarabonye video mperutse kwa uploadinga ivuga ku bagore ugomba kwitondera igihe ugiye gushaka, kuko bakunywesha amazi na kita, twabonye kanyayo yaba ari menshi. Niyo yibanjirije ivuga ku bijyanye n'abagabo ugomba gushaka kugira ngo uzagire urugo rwiza. Uyu munsi rero tugiye kureba ese ubundi urabizi byose ni intego no kugira ngo tuzagire urugo rwiza. Ahubwo noneho tugiye kurebera hamwe ubundi abasore bakunda abakobwa bameze gute. Wibaza impamvu urimo uragumirwa, wibaza impamvu ubona wowe ku giti cyawe ibintu ubyujuje ariko ukabona ntawe ugutera cyangwa ukabona ntawe ukubaza n'izina. Why? Tugiye kureba impamvu rero, tugiye kurebera hamwe abakobwa abasore bakunda cyangwa se buri musore wese aba yifuza ya natereta uyu nguyu kuko ndabona she's my type. Ese nawe waba uri type yawo cyangwa? Rero mujye mutera muri commentaire. Ndashimira umuvandimwe wambwiye ngo akunda inama zanjye ngo ziramwubaka, nanjye mpari ku bwanyu. Kandi noneho muri indi video izakurikira ngiye kujya nsoma amazina, nsuhuze abantu bakomantinze nyine badushimira, batubwira mbavuge muri video zacu. Twakomeje rero, twatangiye abahungu bakunda abakobwa bafite ubwenge. Kugira ubwenge ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuba uba uwa mbere muri classe, cyangwa se ngo ni ukuba uri umeze gute. Se ubwo ndabisobanura gute? Ntabwo nyine abahungu bakunda abakobwa b'injagara z'ibinjiji. Umuhungu akunda umukobwa ufite ubwenge, usobanukiwe, ujijutse, uzi ibyo aba arimo cyangwa se ibyo aba agiyemo. Ubundi bwoko rero abasore bakunda mu bakobwa, abasore bakunda abakobwa bafite uburanga bwiza, physical appearance irakonta. Ariko ibyo nta ruhare wabigiramo kuko uko Imana yakuremye ni wowe. But iyiteho, uhangane. Dore ngiye igihe cyamereye nabi, but ntabwo nakimena kuko kirimo imbere ariko birashira. Ariko iyiteho ugaragare neza kuko biri mu bintu bikurura abasore. Nta mpamvu yo kugira ngo uhore usa nk'abagabo, nta mpamvu yo kugira ngo uhore ujabiriye cyangwa ujagaraye. Iyiteho, icyo gihe uzaba uri kwihisha amahirwe yo kujya mu bakobwa abasore bishimira kuba bahitamo. Ikindi kintu abasore bashingiraho bakunda abakobwa bateye neza. Ibyo nta n'icyo wabikoraho cyane ngo bihinduke. Sinakugira inama ngo jya gutereshaho ibibuno cyangwa amabere ashinze. Ntabwo izo nama nazikugira rwose, kubera yuko biriya bintu bitera uburwayi, biriya bintu bitera ibindi bibazo. But wowe icyo wakwiga hano ni ukwambara bijyanye na taye yawe. Iyo tuje mu miterere, wibona umukobwa uteye nk'igisabo yambaye agapantaro kamufasha ari agacupa, ukabona it's good, ukajya uvuga ngo nanjye nagashyiramo bikambera. Wambara bijyanye na taye yawe, uzagukunda azagukunda, abona uberewe rwose, usa neza cyane. Ikindi kintu abasore bakunda rero utaruzi, nta musore ukunda umukobwa w'injajwa uvugavuga. Birazwi ko abagore tuvuga, abakobwa turavuga, ariko umukobwa uvugavuga ahantu hose, ubona bayigize ngira ndabizi, ubona bayigize mama yabo, ubona bayigize umuntu w'inshyanutsi. Ntabwo abasore bamukunda, ntabwo abasore bakunda umukobwa w'inshyanutsi. Rero pay attention. Ibyo bintu byitondere, use neza, witware neza, wambare bijyanye na taye yawe. Wishaka kwambara, urabizi ukuntu uteye, ugiye kwambara akantu kakuziritse, what are you showing? Uri kugaragaza iki? Ambara bijyanye na taye yawe, bazagukundira uko uri wiyubashye. Ntabwo rero abahungu bakunda umuntu ugira umwanda. Bakunda umukobwa usa neza, ufite isuku, uhumura, bakunda umuco bakavuga wow, she's the girl of my dream. Ni umukobwa w'inzozi zanjye, niwe nifuza, uriya nta wundi. Kubera iki? Arasa neza nyine, attracting. But worirwa mu bigutiya, aho wakubuye wateye amazi byakwiriye ku birenge, kuva wabyuka nturihumura, imbonera ni zose. Umuntu arakwegera uheruka uburoso umwaka ushize, wavuga akahita agira ngo and uracyategereje ngo abasore baguterete ngo bakubyiganire. Reka
bafite aho bajya, bafite ntago gutereta ari ukuvuga ngo ni ukubyuka ubonye umuntu wabirabaye. Bafite ibyo bashingiraho, bafite ibyo bagenderaho, nk'ibyo bimwe mu byo nakubwiye. Gusa hano icyitonderwa notabene, iyo umusore agiye gushaka arabanza n'ibyo akareba ya physical appearance ko yamukuriye, yaza yabona ari sawa, ikintu ahita akurikizaho ni imico. Arareba akavuga se umukobwa ni karashika nzamushobora, cyangwa umukobwa nyine bizavamo bizakunda. So iyo abonye bizakunda rero aragira gute, arakujyana. Ntabwo abubatse gutyo bose ari uko babateye nk'ibisabo. Hoya hano ikintu ibiri mu bantu muri fiançailles, but iyo bigeze gufata decision yo kuvuga ngo njye ngiye kubaka, areba imico, akareba umukobwa niba asenga, akareba umukobwa nimba ari umuntu uzaba mama w'abana be, azakareba niba umukobwa azaba mubera rugo. Ntabwo ari ugupfa gutoragura my dear, ntabwo ari ugupfa gutoragura. Niyo mpamvu nawe ugomba kwitaho ukabigiramo uruhare kugira ngo uze muri top y'abakobwa abasore bakwifuza gutereta. Muri video y'ubutaha rero ntuzacikwe, tuzarebera hamwe ubundi basore mwe muzi ikintu gituma mutereta bakabatera indobo ntabwo mukizi. Mukore subscribe rero, comment, like and share. Ibiganiro byacu n'ibyakagaruka kuri Shushu TV tugiye kurebera hamwe muri video izakurikiraho. Turarebera hamwe noneho abasore bakundwa n'abakobwa baba bameze gute, baba bitwaye gute, baba buzuza iki, baba basabwa kuba bameze bati. Wikigira umusore w'inzabiriji wumva ngo buri wese ngo ari kuvugusha amadukire, nabyo bigira step. Abakobwa nabo ntago ari impumi nkuko namwe mujya kubacuzinga mukagira ibyo mugenderaho. Nabo iyo bagiye guhitamo bagira amahitamo yabo n'ibyo bagenderaho. Nibyo nzabakora muri video rero izakurikiraho. Imana ikomeze kubarira ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye, ciao.